Hello bantu bangereka nizere ko mwese mumeze fresh kabisa, mumeze mute mwese kabisa bakunze gukurikirana Chris Updates TV. Amakuru yose ataraho ivumbi ni hano wayasanga kabisa, kandi subscribe kugira ngo uzajye ubona amakuru menshi kandi agezweho. So bantu bange rero ngira ngo mumaze igihe mwumva inkuru zigiye zitandukanye ku kibazo cyavutse hagati y'umusore witwa Sano ndetse n'umukobwa witwa Karine cyangwa se Kadete abanshi bazi nka Mutangana. Ngiyewe rero mbazaniye amakuru akomeye cyane, amakuru agaragaza ko uyu mukobwa ashobora kurenganurwa nyuma yaho akorewe ubugome cyangwa se igikorwa cya bunyamaswa. So amakuru rero mbazaniye ndaje kuba nyabagezaho mwese kugira ngo abashe kuba cyangwa se mubashe kuba mumenya uko ibintu bihagaze muri rusange, kugira ngo rero ubashe kumva aya makuru kandi subscribe aho ngaho, hanyuma ujye ugenda duhereza n'ibitekerezo bigiye bitandukanye aho ngaho muri comment section down below hasi, nizo like tuba tuzikeneye kabisa kugira ngo ibintu bikomeze kugenda biba 5 kuri 5 cyangwa se 1000 kwijana. So nuko nguko bimeze rero, kora subscribe ndagaruka mu kanya gatoya cyane. Yes, nkuko nari maze kubibabwira rero mbibutsa ko kandi ngiye ari Chris Updates TV. Ni TV ya mbere hano mu Rwanda ibegezaho amakuru agiye atandukanye kandi utasanga ahandi. Urumva? Nuko nguko gahunda zimeze. So uwitwa Sano Olivier yaje kuba ahemukira umukobwa witwa Mutangana nyuma yaho amubeshye kwa mukunda, kumbe ntago rwari urukundo ahubwo kwaro kugira ngo abashe kuba yamurya ibyo hanyuma akamucucura akigendera. So bimaze kuba saga ndende cyane hano mu Rwanda mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye ndetse no ku ma social media website n'andi hose yagiye atandukanye. Gusa kuri ubu ngubu amakuru nifiti aturuka kuri nyirubwite Mutangana Karine avuga ko inzego z'umutekano zabashije kuba zinjira muri iki kibazo, bivugwa ko ashobora kurenganurwa cyangwa se bakabikurikirana ntarenganwe amaherere cyangwa se ntabashe kuba yajyanwa utwe mw'abantu mwe ibintu umuntu aba yarakoreye imyaka n'imyaniko ukavunika n'iki hanyuma hakaza inyagaso zikazika kurya utwawe. So ni ibintu rero bitangaje cyane. Ni nyuma yaho uyu witwa Sano yabeshye ko akunda uyu mukobwa, kumbe yashakaga kuba yamurya ibye ndetse yaje kuba anamukoresha umurenge w'ibinyoma. So amakuru aturuka mu nshuti za hafi za Karine avuga ko uwitwa mama Sano cyangwa se ubyara Sano ari nyina nawe ari muri iki kibazo, dore yuko igihe bagiye mu murenge nyina wa Sano nawe yari ari muri icyo kibazo cyangwa se nawe afite akazi gakomeye mu murenge. So bigaragare ko bafitanyeho siri yo kugira ngo babashe kuba barya uyu mwana w'umukobwa. Amakuru turi gukomeza kugenda tuyakurikirana neza cyane, turi buze kuba tuyabahereza mu biganiro byacu biri imbere. Wowe kandi subscribe, uduhereze comment na share, comment section below hasi uraduherezamo igitekerezo ndetse na like, hanyuma uzajya ubona mu bantu ba mbere bazajya babona amakuru atandukanye ahangaha kuri Chris Updates TV. Hanyuma mwese reka mbakisinge, bye, tuzasubire ubutaha. Ciao.